Inshuti bakunzi ba Nibyo YouTube channel bahaye ikaze mu kiganiro cya none, ikiganiro cyo mu gice cy'urukundo n'ubuzima. Akaba ari ikiganiro gifite umutwe ugira uti inkingi mwikorezi z'urukundo. Iki kiganiro kigenewe abantu bari mu rugendo rw'urukundo ndetse n'abitegura kuzarujyamo mu bihe bizaza, kubiyemo ibitekerezo bitandukanye birimo ibyo nahawe n'abo twaganiriye, habo n'abakundana, abafite abo batandukanye nabo, inshabwenge mu mibanire, abarambye kandi barambanye mu mubano, ndetse n'ibitekerezo bwite byanjye. Njye mwumva DMC Joseph Tuyishimire. Muri iki kiganiro cy'inkingi mwikorezi z'urukundo, reka ntangirane n'inkingi ya mbere, akaba ari inkingi igira iti kugaburira amarangamutima y'umukunzi wawe. Nk'uko ibiryo bitunga umubiri, ni nako amagambo meza cyangwa se mabi atunga kandi akarema imimerere y'amarangamutima. Ese ko umukunzi wawe mu byo wamushimiye harimo ubwiza, ubwo arabizi? Icyiza umubonyeho se urakimubwira? Jya ubwira umukunzi wawe ko ari mwiza, yambaye neza, aberewe, bitari ukumubwira ibyo ngibyo umureshya cyangwa se umuryarya, ahubwo ari ukuri umwereka uburyo aguhagije kandi ko utishuza icyo wamukundiye. Umubwire tujambo twiza tw'urukundo, umubwire kandi nta soni kumukunda. Nibura ubimubwire inshuro zose uboneye amahirwe yo kuba wabimubwira kandi ubona ko ari amahirwe meza yo kuba yabyumva. Hari abantu bamwe batinya kuvuga ijambo ndagukunda, kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe kuri iyi si udashimishwa no kubwirwa n'umukunzi ko amukunda cyangwa ko nta soni biteye kuba amukunda. Ni byiza ko ubimubwira akabimenya, akareka kubishidikanyaho, ariko ntibibe kubimubwira gusa, ahubwo unabimwereke, ubimwereke mu bikorwa kugira ngo birusheho kurema amarangamutima meza muri we, ubwuza kugirira bwiyongere ndetse urusheho kuryoherwa n'urwo rugendo. Inkingi mwikorezi z'urukundo. Ingingo ya kabiri akaba ari ukubahana. Iyi ni inkingi ikomeye. Akenshi kubera kumenyerana cyane, abakundana usanga bibagirwa icyubahiro buri umwe agomba undi. Si byiza ko umukunzi wawe umufata nk'umuntu usanzwe ngo umubwire ibyo wishakiye byose, birimo n'imyifatire irimo ikinyabupfura kiri hafi ya ntacyo, unamwikoraho ibyo wishakiye byose. Yego nibyo muramenyeranye, ariko kuba wamwubahuka byo ntabwo biri mu byo wemerewe. Umukunzi wawe akwiye guhora ashimishwa n'uko umwitwaraho, ukamwitwararikaho, ukamwereka ko umuha icyubahiro kandi kiba kinamukwiriye. Yifuza iteka ko umwubaha, ukanamwubahisha mu bandi igihe cyose naho muri hose. Inkingi ya gatatu mu nkingi mwikorezi z'urukundo akaba ari inkingi yo kugira igihe cyo kuganira ku ndoto zanyu, kandi buri wese agafasha undi kuzigeraho. Buri muntu agira indoto z'ejo hazaza, ahora yifuza kugira impamo akagera ku iterambere rishyitse. Ni byiza cyane ko iyo ufashe umwanya n'umukunzi wawe mukaganira ku ndoto zanyu, mukagira n'imishinga mito yamufatanya, ku buryo igihe muzafatanya n'iminini muzageraho muhera, muzaba muzi uburyo musanzwe mubigenza. Ntibibe bya bindi umwe yihengekana imishinga ku ruhande, undi akazatungurwa kandi bitari bikwiye. Abantu bafitanye gahunda ndende irambye, uko byakagenze ko umwe yihengekana ibintu ku ruhande akazabivuga byararangiye kandi bitari mu bikwiye gutungurana. Mujye mufatanye byinshi mu ngeri zitandukanye z'ubuzima, mwategurana urugendo muzakorana ahantu runaka. Umwe niba aguye mu byago kandi undi nta mutererano ye, gatume yumva ko ari wenyine kandi uhari nk'icyuzuzo cye. Inkingi ya kane mu nkingi mwikorezi z'urukundo, inkingi yo kunyurwa n'uko umukunzi wawe ameze. Muri ibi bihe abatandukana benshi batandukanywa n'uko umwe muri bo atanyurwa n'uko wakunda ameze. Yabona inshuti ye ku ruhande ifite umukunzi, akifuza ko nawe yaba ameze atyo, kandi ibyo ntibyashoboka na busa, kuko kigushimisha sicyo cyashimisha undi. Icyo wakundiye umukunzi wawe sicyo undi yakundiye uwe. Bityo ni byiza kubaho unyuzwe n'uko umukunzi wawe ameze. Mwemera uko ari, wishimira uko ari, kuko ari we Imana yakuremeye. Ntukumve ko wakwishima ari uko uri kumwe na kanaka cyangwa se nyiranaka. Ushimishwa n'umukunzi wawe kandi wige guhazwa n'ibyo ufite. Byibuke neza, igihe wafataga umwanzuro wo kumusaba ko mwafatanya urugendo, wari unyuzwe n'uko ari, nayo mpamvu wabimusabye kandi witeguye n'impinduka zose zizamubaho. Ibuka cya gihe wamwemereraga ukamubwira uti yego bikuvuye ku mutima, bikuvuyemo, wari unyuzwe. Rero komeza
urinde kandi ugire kunyurwa kutajegajega muri wowe nk'imwe mu nkingi mwikorezi z'urukundo. Iyi nkingi ya gatanu akaba ari inkingi yo gutegura umwanya wihariye wo kuganira. Nimvuga umwanya wihariye ndavuga umwanya wo kuganira ku ngingo runaka mwateguye, ingingo mubona ko yabubaka mwembi, wenda nibiba ngombwa mushake ababarusha kuyumva neza cyangwa kuyisobanukirwa bayibaganirizeho niba ari ikibazo kandi runaka kibugarije, kuko mu rugendo rw'abakundana ntago igihe cyose bihora ari byiza. Ujye mwicara musasi inzobe muganire byimbitse, mushake umuti w'ikibazo, mugire n'umwanzuro kandi mufatira hamwe. Kandi niba muri kuganira kuri icyo kibazo cyavutse hagati yanyu, ntimugahangane mugamije kwemezanya ngo uriya ni uri mu makosa nawe ni uri mu makosa. Oya, imvugo igira iti uri mu makosa n'uyu nguyu, cyangwa se ninde uri mu makosa ninde uri mu kuri, mujye muyisimbuza imvugo igira iti itagenda neza ni ikihe, ni gute twagikemura. Abakundana by'ukuri intambara bagakwiye kurwana ni uguhangana n'ikibazo aho guhangana bo hagati yabo, ahubwo icy'ingenzi kikaba gukemura ikibazo aho kugira ngo habe hihangana umwe ashaka kuba uwatsinze. Ubwo ntabwo buba bukira ubufatanye. Bitewe n'uburyo mubonera umwanya rero, rimwe mushobora kwiha ingengabihe y'igihe mwajya mugira ikiganiro nk'iki ngiki, wenda rimwe mu mezi abiri, rimwe mu mwaka se, cyangwa se na rimwe mu myaka 100. Byaterwa n'uburyo mwebwe mwabiteguye kandi uburyo mubona byabafasha. Inkingi ya gatandatu mu nkingi mwikorezi z'urukundo ni uguhana impano. Mujye mugerageza guhana impano, bitari ngombwa ko wenda ziba ari za mpano zihenze cyane, ariko ziba ari impano zifite igisobanuro. Impano zishobora kuvuga byinshi zikanakora byinshi kurushaho, bikarusha ibyo wavuga n'ururimi rwawe. Mu gihe w'impano umukunzi wawe, ni byiza kubanza kumenya ibiharimo kandi ukabiba unabifitiye impamvu zifatika. Ntibibe bya bindi byo kugendera mu kigare ngo impano, ahubwo ugatanga impano ufite impamvu. Ni ugutanga impano ufite ubusobanuro. Niba kandi uhawe impano n'umukunzi wawe ukayishimira, jya ubimwereka abibone, umushimire mu buryo bw'amarangamutima, ubimwereke nawe yishimire uwo mwanya. Inkingi ya karindwi mu nkingi mwikorezi z'urukundo ni inkingi yo kuvuga ukuri. Kubeshya mu buhe bisanzwe bitari n'iby'urukundo ni imungu. Kubeshya ni imungu mu bana w'abantu. Niba ukeneye kubaka ibiramba rero, ntukabeshye umukunzi wawe, ahubwo ukoresha ukuri nk'imwe mu nkingi mwikorezi mu buzima bw'urukundo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Inkingi ya 8 mu nkingi mwikorezi z'urukundo ni inkingi yo kwishimira no kwereka umukunzi wawe ko ari uwa mbere mu buzima bwawe. Abantu benshi birabagora kwerekana ibyo biyumvamo, ariko burya bishimisha umukunzi wawe kumwereka ko ari uwa mbere, ko watomboye kumubona, ko wifuza ko muzibanira karamata kandi ko nta na rimwe uzigera umureka, n'ibindi byose byiza wamwereka. Aha ni byiza kuzirikana iminsi y'ingenzi y'umukunzi wawe, nawe uzikaha agaciro, ndetse n'indi minsi y'ibirori bye, byaba iby'iminsi mikuru, yaba iminsi y'ingenzi cyangwa se iyo minsi y'ibirori. Ni ngombwa kugaragaza ikimenyetso runaka ko wayizirikanye, wabinyuza mu butumwa wamugeneye uwo munsi, byaba binashoboka mukaba muri kumwe, cyangwa se n'izindi nzira wabikoramo bitewe n'udushya twawe ndetse n'ibishimisha umukunzi wawe, kugira ngo umwereke yuko muri kumwe. Inkingi ya 9 mu nkingi mwikorezi z'urukundo ni ukugira umwanya wo guseka. Birakwiye wowe n'umukunzi wawe mubwirane inkuru zisekeje, kuko warazumvishe, warazisomye, warazibwiwe n'ibindi muri wowe zirahari. Muruhurane mu mutwe rero, muruhurane mu mutwe, museke pe, mwimareyo. Bivugwa kenshi ko guseka byongera iminsi yo kubaho. Usibye n'ibyo kandi ni byiza gukora akantu cyangwa ukabwira utuntu umukunzi wawe dutuma gukumbura, n'iyo udahari yaba twibutse yewe mutsana ari kumwe agaseka. Hari bamwe mu bantu usanga mu buzima bw'inyuma y'urukundo ari abantu baganira cyane kandi baganira neza, batera ubuse, ibi bizwi nka blague cyangwa jokes, ariko igihe yaba arimo kuvugana n'umukunzi we akifunga, agakomera, akikanyiza, akamera nk'uwariye karungu, ariko nta keza kabyo. None se kuba utajya utera kamwe umukunzi wawe se kandi wabishobora? No kwigirira neza. Niba ari uko wabigenzaga, hagarika, wirekure cyane, umusetse, wagusetse museke, urukundo rwanyu rusuge.
Inkingi ya 10 mu nkingi mwikorezi z'urukundo ni inkingi yo guha ubwisanzure umukunzi wawe. Ese umukunzi wawe umufitiye icyizere? Niba ari oya, ntimukwiriye kuba mukiri kumwe. Niba ari yego, ese umwizera kubera ko umukunda cyangwa umukunda kuko umwizera? Igisubizo ni wowe ugifite. Gusa umukunzi wawe ni umwizerwa, kubera iyo mpamvu akwiye ubwisanzure mu buzima bwe bwa buri munsi. Nawe bizagufasha gutuza, ndetse ntabwo uzajya uhishwa ibyo yakabaye akubwira. Muha ubwisanzure bya nyabyo. Uzirikane ko mbere y'uko mutangira urwo rugendo yari afite inshuti, abantu baziranye, yaba abo biganye, abo bigana, abo bakorana cyangwa se bakoranye, ndetse n'abandi bamufasha muri byinshi yakora bya buri munsi. Yewe afite n'abavandimwe. Ntukamuzirike ngo umubuze amahwemo, umubuze bimwe yakundaga kandi ubibona ko bidafite n'icyo bitwaye, bidafutamye. Wishaka kumugira nkawe, kuko nawe wakugize nkawe ntiwabikunda. Mwese muri kimwe. Ntukumve ko hari ibyo yemerewe gukora utakora, cyangwa se wowe ibyo wemerewe atakora, cyangwa ngo wumve ko hari amakosa ashobora gukorwa n'abagabo atakorwa n'abagore, cyangwa se yakorwa n'abagore ntakorwe n'abagabo. Mwese muri kimwe, nta mwana wundi, nta mukozi wundi, nta mucakara wundi, ahubwo umuri umwe. Bityo rero ntakagira uwumva ibi bireba uriya undi ngo yumve ko bitamureba. Kumuneka, gukora iperereza mu byakora bya buri munsi n'ifuhe ridasanzwe ryo ku rwego rwo hejuru byangiza urukundo, ndetse uwagukundaga agatangira guhindura ibitekerezo kugeza no kugutandukanya kwanyu, kandi ntabwo aricyo kiba cyaratumye mutangira urwo rugendo. Inkingi ya 11 mu nkingi mwegamizi z'urukundo ni inkingi igira iti ntugace inyuma umukunzi wawe. Niba uca inyuma wowe wita umukunzi wawe, ntabwo umukunda. Iyo ukunda umuntu ntabwo wongera gukururwa cyangwa guterwa irari n'undi muntu uburyo ubwo ari bwo bwose ngo ube wanashaka ko muryamana. Unabishatse ibi wabigira igipimo cyo kumenya niba ufite uwo ukunda koko. Guca inyuma umukunzi wawe si impanuka, ahubwo ni amahitamo. Niba ubikora bibwira ko urimo kwihimura ku mukunzi wawe ukeka ko nawe abikora, nta kabuza ufite ihungabana mu mutima wawe n'amarangamutima yawe afite ikibazo, ahubwo wagira bwangu ukagana muganga. Kunywa ibisindisha ntibikwiye kuba impamvu yo guca inyuma umukunzi wawe. Intera iri hagati yanyu nayo ntikwiye kuba impamvu namba. Ibigeragezo ntibikwiye kuba impamvu. Niba ufite ubwoba wenda ko umukunzi wawe barimo kumugutwara, ikiruta byose ni uko wamubarekera, kuko kuri nuku nguku umukunzi wawe nyawe nta na rimwe bazigera bamutwara, kuko ntago ari intama, inkoko se, urukwavu cyangwa irindi tungo ku buryo bamushyiramo umugozi bagakurura bakavuga bati twagiye akagenda. Guca inyuma umuntu rero utarigeze atekereza kubigukorera na rimwe, abo bitaniye no kujugunya ibuye ry'agaciro ukajya kurwanira ibinonko ibimuruzi. Mbere yo kugira uwusaba ko mufatanya urugendo rw'urukundo, mbere yo kubwira yego uwagusabye uwo mwanya mu buzima bwawe, banza wiyemeze uhamanye n'umutima wawe ko ari uwo nguwo, ari uwuhaye amarangamutima n'ibikorwa ngiro by'urukundo muri wowe. Ejo uzamutera kwiheba yibaza byinshi kuri we, yatekereza ko uko ateye ndetse n'uko yaremwe bidashobora guhaza umukunzi we kubera igikorwa gahitse wakoze cyo kumuca inyuma, kandi muri we ashoboye kandi ashobotse. Indi nkingi mwikorezi ndateguye ari nayo ya nyuma, akaba ari inkingi ya 12. Ni inkingi yo gusaba imbabazi no kubabarira. Gusaba imbabazi ni ubutwari, kuko umuntu arafudika. Niba wakoze ibitangiza umukunzi wawe, jya uca bugufi usaba imbabazi umukunzi wawe. Ntubikore wiyerurutsa kandi bikuve mu ntekerezo koko. Nakubabarira umushimire, gusa ntuzabigendereho buri munsi ngo nawe uhore ubabaza umukunzi wawe. Umunsi umwe ashobora kunanirwa kwihangana akagusiga kandi ntibyakugwa neza. Niba kandi umukunzi wawe hari icyo yakoze ntikikunyure, ukabifate nk'aho isi yahindukije ibyayo byose bibe byacitse, maze uriremeshe n'umuntu. Ujye umwumva, umutega amatwi, nagusaba imbabazi umubabarire. Erega burya aragukunda. Igihe rero ibi byabaye, ujye usigarana amasomo y'ibyahise, ibyakubayeho. Ntukibagirwe na busa, kugira ngo bijye bigufasha guhora wirinda kugwa mu makosa wigeze kugwamo ahashize. Together we're the very best.
ku musozo reka ngire nti abakundana bakwiye kwimiriza imbere icyitwa kumenyana byimbitse bakitanaho, kuko si kenshi uzasanga umusore n'inkumi, umugabo n'umugore bakundana bose bumva uburyo bwo kwereka urukundo kimwe. Umwe ashobora kuri we icyo yita guhabwa urukundo ari ukumarana umwanya munini n'umukunzi we, mu gihe undi ku ruhande yumva ari ukubwirwa amagambo meza. Inama rero ni uko ari ugufata umwanya ukiga umukunzi wawe, ukamenya icyo yita gukundwa, akaba ari cyo umuhata cyane, bityo akishimira urukundo ahabwa nawe, ndetse nawe ukorohereza umukunzi wawe kumenya ikigushimisha cyane, icyo wita gukundwa. Mushobora gukundana mugatandukana nyuma wibwira ko ntacyo utakoze, nyamara icyo we yita gukundwa utarakigezeho. Niba muri wowe hari indi nkingi mwikorezi mu rukundo itashyizwe muri izi zose, wayishyira muri comment tukayisangira twungurana inama. Kuri mwe mufite abo mukunda kandi mugakundwa, nimukomeze intambwe zijya imbere, amahirwe yo gukunda no gukundwa mwagize muyasigasire, urukundo rwanyu rwogere, abatarabona bo bahuza nabo, kandi igihe cyanyu kiraje, nikihagera bizabahire. Ndabashimiye kuba mukomeje gukurikira iyi channel mu biganiro bagezaho, mukomeze musangize abandi, ari nako mureba ibiganiro byatambutse mbere. Utarakora subscribe ngo wakandi no kukamenyetso k'inzogera, iki nicyo gihe. Nje ndi MC Joseph Tuyishimire, Nyagasani we dukesha kubaho, nakomeze abaho ubuzima buzima. My best every day.